ntabwo ari ibintu bisanzwe byambabaje nuko yakitinze nyine muri filime ari mama wanjye ari gupfa none bikaba ari muri filime yawe mu ndirimbo yanjye ari gupfa none yaje no kuba rega sini namwe mwaje kutabara wa mudamu wapfushije umugabo n'umutari ndasha Imana ibaha umugisha cyakigana cy'ebwe ndari ngero nirebera inkuru zibabaje niba ariko nkunda kurira nibyo ni wowe bahise bamufasha imiryango irimo imutererana bya hatari bakoze ikintu cyiza esheshatu z'uko gatanu ubwo nabonye izuba mbwira ko ari njye bucuranda akana keza buri wese aterura nishimiwe cyane ndi kanini nk'abarusiya nakoze mpabwa keya na mama amba hava amenyera icyo nkeneye mu buzima n'abanshonje kanyotsa ndetse n'abana babaye nabwo akamuza buri munsi nahoranaga akanyamuneza ndagatamba mbuga ntazi kibi n'ikiza uje wese nkamusekera nkamuririra nkamutakambira nyuma akamuza amarira sinari nzi ko ndi koga nari habi cyane mbona uwambyaye imyaka 7 yose arwaye agahinda kaba kose aransiga abavandimwe nuko bazira imitego y'abanzi. Nyuma yaho ya filime yakundaga yitwa Ikiriyo cy'urukundo kuri uyu munsi birangiye kibaye ikiriyo koko icyo kintu cyambabaje. Okay, welcome kwa cyangwa Legacy TV. Turanga mu karere ka Musanze aho kusinyira rwamenyvam. Twaje mu muhango gurikiza umubyeyi wacu Ingabire Jacqueline cyangwa se abantu bazi kwizina rya Maneke. Twasanze no mupeti muturi kuzamuka muri iyi minsi umuraperi yitwa Wiseka. Izimeka makuru ya? Ni meza. Bakomeye. Yego. Tugusanze nga waje guherekeza umubyeyi wacu Maneke. Katuzi ko uri ku ishuri wagiye mu wa mbere si mu wa mbere? Yego. Ubundi mbere na mbere no ku ishuri umeze gute kumenyera ku ishuri ukamenyera? Ku ishuri bimeze neza ntacyo bitwaye. Ntabwo wigeze kunyuzura? Wapi. Wagiye gutangira ntabwo ufite? Yego. Wari ufite? Ntabwo bwabura. Ntabwo bwabura? Yego. Nk'iki cyawe kubayeho hariya uri ku ishuri kikagutera ubwoba cyangwa cyagushimisha? Cyane ubwoba. Ni ukuntu bakaza ibintu sana. Bakaza ibintu gute? Kubyuka saa 11 byarangoye kubifata. Umenyere kubyuka saa 3? So tugusanza nga kandi nta telefone ufite ku ishuri ese inkuru yakababara yuko Maneke yitabye Imana yakugezeho gute? Manager yamagaye animatrice barabimenyesha ni mugoroba w'uyu munsi nanjye metanza naje n'umugoroba mu masaha 12 saa 1. Manager hariya yitwa nde? Gugu. Yitwa Gugu. Ese kimara kumenyesha animatrice akaza kukubwira ko Maneke yitabye Imana uyakira gute? Wararize cyangwa ubusari bisanzwe kuri wewe? Ntabwo ari ibintu bisanzwe byambabaje nuko yakitinze nyine muri filime ari mama wanjye ari gupfa none bikaba ari muri filime yawe mu ndirimbo yanjye ari gupfa none yaje no kuba uvuga ngo indirimbo mwakoranye yakitinzemo yapfuye none biranabaye n'undi yapfuye. Okay, so yakitinga muri iyo ndirimbo yawe ameze nk'uwapfuye kuri wowe ntabwo byaguteraga wumva gumeze ute? None si kubera nabonaga yishimye kubera twakundaga guhora ahantu henshi bari gukinira amafilime Ikiriyo cy'urukundo. Okay, so then ntabwo bashobora kuba barakubwira bati kuba waramukinishije ari yapfuye muri mu ndirimbo yawe ntabwo ari ushobora kuba waramuteye umwaka ntabwo yakwantu kugeze ko kuzamo? Ntabwo kabura ahubwo nyine twese nibwo rugendo. Twese nibwo rugendo. Nta shoke yigeze kuba mu mutwe se ngo utekereze ko hashobora kuba harimo n'agakosa cyangwa se wifashe nko kwakitinga bisanzwe? Nyine twabikoze ari nko kwerekana life yanjye. Okay, iyo ndirimbo wayiririmba gatatu? Esheshatu z'uko gatanu ubwo nabonye izuba mbwira ko ari njye bucuranda akana keza buri wese aterura nishimiwe cyane ndi kanini nk'abarusiya nakoze mpabwa keya na mama amba hava amenyera icyo nkeneye mu buzima n'abanshonje kanyotsa ndetse n'abana babaye nabwo akamuza buri munsi nahoranaga akanyamuneza ndagatamba mbuga ntazi kibi n'ikiza uje wese nkamusekera nkamuririra nkamutakambira nyuma akamuza amarira
sinari nzi ko aho ndi koga nari habi cyane, mbona uwambyaye imyaka 7 yose arwaye agahinda kaba kose, aransiga abavandimwe nuko bazira imitego y'abanzi. Okay, so ujya kwandika indirimbo se ibitekerezo cyakujemo gute? Narangiye kwinjira mu muziki bwa mbere, ndavuga ati ngo reka abo banze bamenye winjiye muri muziki ninde. Cyo cyatumye ntangiza indirimbo yanjye yitwa My Story. So ujya guhitamo maneke se kugira ngo mwatingisha nk'umubyeyi wawe yitabye Imana nuko icyo wamuhisemo cyangwa bamugwikiyemo? Turi gukina filime turi kubibo ariya kuri restaurant yegereye kuri Wisdom, turi gupanga nyine video kuntu zabimeze, atubwira ngo twebwe tuzamwakitingishe ngo ntacyo bitwaye. Okay, nuko mwamufashe. So nkube butumwa se watanga cyangwa se isomo maneke yagusigiye mu buzima bwawe iminsi mwami yawe mu bwo twatanga? Yarambwiye nyine ngo njye ndakunda gukora ibintu, nige kubana n'abantu neza, ngo nkore ikintu nishimiye kandi niyumvamo. So nk'umupeti turi kuzamuka, nkube butumwa batanga mbere na mbere kuko warabonye nk'umubyeyi maneke, nkube butumwa batanga dusoza. Ni ugutanga ubufasha ku bana, yafashaga abasigaye, wenda niba hari ikibazo bari bafite cyangwa amadeni barimo ukayabishyurira. So nibyo. Okay, wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Mwakoze cyane. Ndashimira Imana ko avuye mu mubiri asinziriye gitore gitwari, kandi avuyemo akiri mu gakiza. Hari benshi babivamo akabyinjiramo ukwezi kumwe cyangwa umwaka umwe, akabona n'umunyenga w'akanya gato, impamvu imwe ntoya igatuma ahita asubira inyuma akazabura n'ubugingo buhoraho. Ndashimira Imana rero ko Ingabire aho uri ahangaha aryamye yajyaga ahahagarara, ndabyibuka neza, ari gusirimba, ari kubyinira Imana yo mu ijuru. Rero imirimo ye iramuherekeje, imwakire mu bwami bwo mu ijuru, imutuza heza, natwe tuzamusangayo. Imana ibahe umugisha. Akoze cyane. Hari abantu babiri dusorejeho, reka nsabe Gugu nawe aze atubwire ko babanaga mu myidagaduro, yari umuntu wakundaga n'imyidagaduro cyane. Hanyuma na Aime nawe aze umunota umwe atubwire. Yesu ashimwe. Sinzi ahantu natangira mvuga ku buzima bwa maneke igihe twatumaranye muri filime, kuko maneke twahuye najyaga mubona mu buzima busanzwe mu isoko, nkabona ari umuntu uteye impuhwe, ariko nkamutinya kumuvugisha. Umunsi umwe aza guhura na mushiki wanjye, aramubwira ngo nkina filime, ahita aduhuza aravuga ngo maneke, ahita avuga ngo ndashaka kuzakina filime. Mu nzozi zanjye numvaga yuko nzapfa mbaye umukinnyi wa filime, ariko narabuze ahantu byanyura. Akibimbwira asanga filime uburyo yari yanditsemo nta hantu twamushyira, hita ntegura indi filime ye tuyita Darkness of Christmas, yari ishingiye kuyobokamana, isohoka mu kwa 12 no mu kwa 1. Maneke ayikinamo ari acteur principal, ari umukinnyi ngenderwaho. Nyuma yaho ya filime yakundaga yitwa Ikiriyo cy'urukundo, kuri uyu munsi birangiye kibaye ikiriyo koko. Icyo kintu cyambabaje, kuko agiye filime itaragera kuri finali, agiye ariho isi yose yari hanze amaso, kuko mu bakinnyi bose twari kumwe bafite igikundiro, ariko bose siko batsinda ibitego abakinnyi bose baba bari mu kibuga. Maneke muri filime yari umuntu ukunzwe cyane, audience yo hanze ibitangazamakuru navuga ko yarageze ahantu agiye kumurikira isi yose ubutumwa bwe, akaza avugira muri sari we, isi yose ikabasha kumwumva. Ariko hari byinshi asize mu mitima yacu. Ngenda byibuka ntinda kumukinisha, yarambwiye ngo Gugu, ndamutse mfuye ntakinye muri filime yawe, wumva wazabona ijuru? Iyo umuntu agiye gutabaruka byiyumvamo,
navuga ko mu minsi ishize yari ari kubyiyumvamo, kuko yageze igihe abanyamakuru baze kumva barambavugeho gato, kuno mubona umuntu mu itangazamakuru, hari igihe ukenera itangazamakuru karibura ushaka kuvuga ku bikorwa byawe. Twamaze hafi amezi 3 dusaba ko itangazamakuru ryaza rikatuganiriza turibura, ariko mu gihe yendaga gutabaruka nta munyamakuru barizanaga, ntabo batumiye bashaka kumuganiriza gusa, ibiganiro babyita no gutwika. Nawe ubwe akibyivuye ngo reka njye kwitwikira kuri televiziyo. Yari umuntu yageraga mu bana akaba umwana, yagera mu bantu bakuru akaba umuntu mukuru. Navuga ko ngiye mbaye imfubyi kubera maneke ansiza ahantu habi, ari cyo gihe nari mukeneye kuruta umunsi wa mbere mumenyamo. Maneke ari mu bantu banyigishije ikintu gikomeye, kumanaginga timu y'abantu 100 biravuna mu mutwe. Rimwe gatukana, rimwe kavuga nabi, umwuka wamusoroti ntagazangarukira muri timu. Nigeze mubwira ntuye umuntu yananije mu mutwe ngiye kumwirukana ntagazatugarukira kuri seti turi gukina. Arambwira ngo mbese umuntu uzagutesha umutwe wese uzajya umukuramo, urabona byazagenda tuwaje bakira abantu buri munsi, ahubwo igakubana n'abantu babi ubwe no kubana n'abantu beza. Mu gihe cye cyanyuma agiye gutaha, hari umunyamakuru w'i Kigali yandikiye, yanga kumusubiza amarukwezi ataramusubiza. Arangije aranyandikira arambwira ngo gugu wambabara ukampuza kamuvuge na Irene nkazapfa wenda nganire nawe ko mukunda. Ndangije ndamwandikira, maze kumwandikira nawe arahita mwandikira, Irene ahita amubwira ngo mu gitondo cya kare uteguhe uze nguhe ikiganiro. Ndangije aransubiza, mami ahita ambwira ati Irene aranyemereye. Ndambwira rero ndagushakira itike uzagenda mwakira cyumweru. Muri icyo cyumweru yagombaga kujyayo, ahita afatwa n'uburwayi, ahita ajya mu bitaro. Agiye atabonanye na Irene kuko byari mu mugambi we guhura nawe, ariko ntibyakunze. Ajya gupfa nari i Kigali, ngiye kumva numva ijwi Joy arampamagara ari kurira ngo gu ntabwo yigeze abwira ngo mami arapfuye. Nahise numva ikibaye, nibwo nari nkijyana Nyabugogo mpita mpindukira i Musanze. Ntabwo nigeze numva ko yapfuye, ndaza ndagenda ku bitaro, nibwo nemeye ko yapfuye. Natinze kubikonfirma, abanyamakuru i Kigali bakampamagara barambazaga ngo mbese koko maneke yapfuye, nkamubwira nti nanjye ntabwo ndabimenya, ariko ntabwo yapfuye. Mpageze nsanga byarangiye. Imana imuhereze uruko ridashyira. Filime yakinagamo Ikiro cy'urukundo, tuzahora tumwibuka. Silent Killer yakinagamo, tuzahora tumwibuka. Darkness tuzahora tumwibuka. Amashusho afite filime twe twaramushutinze, muzakomeza kugenda mumubona bitewe na role yakinaga, cyakora ibyo tutazashobora bitewe n'ubuzima bwe bw'uko burangiye, ariko filime tuzakomeza tumubone. Ntabwo yapfuye, yasinzire kuko nta mukiranutsi upfa arasinzira, kandi Imana imuhereze uruko ridashyira.